ubworozi bw'inkoko ni ubworozi bworoshye kubukora kuko bwakorwa n'uwo ari we wese, yaba afite igishoro gitoya cyangwa kinini. Ntibusaba ahantu hanini ho kuzororera, ndetse n'ubufasha ku nama zagufasha muri ubu bworozi ziraboneka. Mutibagiwe kandi ko kuri B.M.O.G official turi mu ba mbere batanga ubujyanama kuri ubu bworozi. Nitwa Claude, ninjye tugiye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi kigiye kwibanda ku mirire y'inkoko. Murakaza neza, reka mbe nibereye mu modoka kugira ngo mbe nyishyushya, maze mwinjire mberekeze ku isoko y'amafaranga ari mu bworozi bw'inkoko. Nimujye kure. Nk'uko twabivuzeho muri video yabanje ku bworozi bw'inkoko, ubundi habaho amoko abiri y'inkoko. Ubwo ni ukuvuga izororerwa gutanga amagi ndetse n'izororerwa gutanga inyama. Buri bwoko kandi bugabanyijemo ibyiciro bitatu. Urugero nko kuzitanga amagi twavuga icyiciro cy'imishwi, icyiciro cy'ibigwana ndetse n'icyiciro cy'izitera amagi. Buri cyiciro gikorerwa imirimo itandukanye kugira ngo kibeho neza. Nko ku mishwi, igomba guhabwa ubushyuhe buhagije butuma ibasha kubaho neza. Igomba kandi kugaburirwa indyo yagenewe imishwi, kandi igomba guhabwa inkingo bitewe n'igihe imaze. Kandi icyanyuma, igomba gukorerwa isuku ihagije, kandi ibi byose biberaho kugira ngo bitume iyi mishwi ibaho neza. Ibigwana nabyo bifite imirimo bikorerwa, ndetse n'izitera amagi nazo nuko. Ariko nta gutinda, kuko ibi si byo byatuzinduye byo kuvuga ubwoko bw'inkoko. Ahubwo reka twinjire mu mirire y'inkoko nk'ingingo nyamukuru. Duhereye ku nkoko zororerwa gutanga amagi. Kugira ngo inkoko zikure neza kandi zizatange amagi menshi, zigomba kugaburirwa neza. Buri cyiciro kigira ubwoko n'ingano y'ibiryo kigenewe. Iyo zitabiriye ngo zibimare, ndavuga ibyasigaye mu kiraro nyuma y'uko ziriye, bigomba kujugunywa nyuma y'umunsi mu gihe cyo gukora amasuku. Biba byiza iyo ibyo zinyweramo n'ibyo ziriramo biba bihagije kandi biri mu nzu yazo ku buryo bungana, kugira ngo zose zikure ziri mu kigero kimwe. Ndavuga niba ari imishwi yaziye umunsi umwe, igomba gukura ingana nta gucuranwa kubayeho. Dore ubwoko bw'ibiryo inkoko zikenera. Inkoko zikenera ibiryo bifite intungamubiri zihagije kugira ngo zikure neza kandi zizatange umusaruro ukenewe. Zikenera imvange y'ubwoko bune bw'intungamubiri. Ubwa mbere ni ibitanga ingufu cyangwa imbaraga. Twavugamo ibigori n'ibisigazwa byabyo, ibimene by'umuceri, amasaka, ingano cyangwa se ibimene byazo, imyumbati, molasses cyangwa se ibisigazwa bikomoka ku bisheke. Ubwoko bwa kabiri bw'intungamubiri inkoko zikenera ni ibyubaka umubiri. Twavugamo nk'ibikomokaho amavuta, ubwo ni soya, ubunyobwa, ibihwagari n'ibindi. Twavugamo kandi ibikomoka ku matungo, harimo ifu y'indagara, ifu y'amaraso n'ibindi. Ubwoko bwa gatatu bw'intungamubiri inkoko zikenera ni ibikize ku myunyu. Hano twavugamo ifu y'amagufwa,
kokiye n'ibindi. Ubwoko bwa kane ni imyunyu n'amavitamini. Ibyo bikorwa mu nganda. Umworozi abigura aho bacururiza imiti y'amatungo. Muri ibi harimo ibyo bashobora kuvanga mu biryo by'inkoko igihe barimo kubikora. Urugero hano twavugamo nk'ibyitwa premix. Hano reka tubisegureho kuko video zacu tuzikora twihuta kubera igihe gito tuba dufite, ariko mujye musubiza video inyuma kugira ngo mwumve neza ubutumwa tubagezaho. Dore uko ushobora kwikorera ibiryo by'inkoko zawe. Hano turababwira ibipimo ushobora gukoresha utegura ibiryo bingana n'ibiro 100. Kandi aha ni muri rusange. Uramutse ushaka ibipimo kuri buri cyiciro watwandikira kuri nimero turi buze kuguha. Mu gukora ibiryo by'inkoko, egeranya ibi bintu bikurikira. Egeranya igiheri cy'ibigori ibiro 33, igiheri cy'umuceri ibiro 20, igiheri cy'imyumbati ibiro 8, soya ibiro 16, molasses cyangwa se ibisigazwa bikomoka ku bisheke ibiro 8. Reka nkubwire ko ibi bisigazwa bikomoka ku bisheke biba byaturutse mu nganda zikora isukari, ariko abacuruza imiti y'amatungo hari igihe baba babifite. Ifu y'indagara nayo ugomba kuyegeranya, ukegeranya ibiro 9 n'amagarama 400. Ugomba kwegeranya kandi ifu y'amagufwa ibiro 5. Ugomba kwegeranya ifu y'ishwagara ibiro 4. Ugomba kwegeranya icyo bita premix, nibiba byakorewe mu nganda zikoresha ubutabire cyangwa zikora ibinyabutabire. Izi premix wegeranya ikiro 1. Ugomba kwegeranya umunyu ungana n'amagarama 600. Reka tubabwire ko ibi bipimo byavuzwe haruguru ubyegeranyije byose bingana n'ibiro 100, ariko ugomba kumenya ko ibipimo byavuzwe haruguru ari ibyizewe kugira ngo ukore indyo yuzuye ku nkoko zawe zitanga amagi kandi zitange n'umusaruro umeze neza. Ariko ushaka iby'inkoko zitanga inyama, ugenda wongera ibyubaka umubiri kugira ngo zikure vuba. Menya kandi ko ushaka kongera ibiryo ugakora ibyisumbuyeho, cyangwa se ushaka kugabanya ugakora ibice ku byo twagaragaje, ushobora gukoresha imibare yoroheje nko gukuba cyangwa kugabanya. Urugero, ushaka gukora toni y'ibiryo cyangwa ibiro 1000 by'ibiryo, ugenda kuri buri gipimo ukubaho 10. Ushaka gukora ibiro 10 by'ibiryo, wagenda kuri buri gipimo ugabanyaho 10, biterwa n'icyo ushaka. Kandi ushaka gukora ibikubye 2 cyangwa 3 cyangwa 4, n'ubundi ugenda ukubaho iyo nshuro ushaka gukuba, maze ibintu bikagenda neza. Bakunzi b'ikiganiro twabanye, mwakoze kuba murebye video kugeza kuri uyu munota. Komeza ubane natwe. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero ubona kuri screen yawe. Niba ari ubwa mbere
ugeze kuri B.M.O.G official, kora subscribe, ukare n'akazogera gahita kaza ku ruhande, kanda like niba wakunze video. Ushobora no kuduha ibitekerezo byawe ubinyujije muri comment munsi ya video. Kora share ku nshuti yawe uzi ko iki kiganiro cyagirira akamaro. Video zacu nakagaruka. Ciao ciao, Imana ibarinde.